ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu tariki ya 21 Gashyantare 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 2 umurongo wa 14 kugeza kwa 24 n'umurongo wa 26. Zaburi ni 111. Ivanjili yanditswe na Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 34 kugeza kwa 38 n'umutwe wa 9 umurongo wa 1. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be arababwira ati, niba hari ushaka kunkurikira yiyibagirwa ubwe aheke umusaraba we maze ankurikire, kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera njye n'inkuru nziza azabukiza. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe byaba bimumariye iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Koko rero umuntu uzanyihakana agahinyura n'amagambo yanjye imbere y'abariya abantu b'abasambanyi kandi b'abanyabyaha, umwana w'umuntu nawe azamwihakana igihe azazira mu ikuzo rya se ashagawe n'abamarayika batagatifu. Nuko yungamwe ati, ndababwira ukuri, mu bari hano harimo abatazava batabonye ingoma y'Imana ije mu bubasha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku kwemera gufite ibikorwa. Mu isomo rya mbere mutagatifu Yakobo ati, ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Yakobo aragaya umuntu wese ushobora kwiyemera ngo afite ukwemera ariko nta bikorwa. Ukwemera kudafite ibikorwa ntikugeza ku butungane. Urugero rwiza rw'ukwemera na Aburahamu wemeye akagaragaza n'ibikorwa byinshi by'ukwemera bigatuma aba intungane. Mu Ivanjili ya none Yezu nawe ari gushishikaza mu yandi magambo ukwemera kujyana n'ibikorwa. Ushaka kuba uwa Yezu, ushaka kuba intungane, ushaka kumukurikira yiyibagirwa ubwe aheke umusaraba we maze amukurikire. Nibyo koko muri iyi minsi hari abantu benshi cyane bemera kuko bajya gusenga, barabatijwe, baranakomezwa, kiliziya ziruzuye abantu, ariko birababaza kumva umukristu ava gusenga akagambarira mugenzi we, akamwicisha, akohoka ku ngeso mbi z'umwijima. Ariko ntako bisa iyo wazindukiye mu masengesho ukava gukora ibikorwa by'urukundo bishimisha Imana, witangira abandi, abakuzi n'abatakuzi, ugafata ku byari bigutunze ukabihaho abashonji, abatagira kirengera. Ku bantu bakoresha mudasobwa, ordinateri, ushobora kwandika igitabo soft, ariko mu gihe utaragisohora ngo kijya habona impression hard copy, ngo ntabwo ushobora kucyizera, ndetse no kugira ngo ugikosore neza ugikura ku mashini urwo rupapuro rukagaragara neza. Ntibihagije rero kubona umuntu uzinduka mu kiliziya ngo uhite ushyiraho akadomo ngo niyo mukristo w'intangarugero. Niba asenga agakora neza akomerezaho. Bavandimwe, iyi si ya none ntikeneye afite akarimi karyohereye, ahubwo ikeneye abahamya, abemera bakitangira abandi, batanga ingero nziza z'ubuzima bwabo. Nabyo umufilozofe bita Gabriel Marcel yavugaga asaba abantu kujya bitondera ijambo ndagukunda. Rirakomeye. Dire quelqu'un je t'aime, c'est lui dire tu ne mourras pas, même s'il faut que tu meurs, je mourrai à ta place. Kubwira umuntu ngo ndagukunda yewe ni nko kwizirikaho igisasu. Ni ukumubwira uti ntugapfe, ariko uramutse unapfuye napfa mu kigwi cyawe. Dore ko bavuga abavandimwe kwitangira undi. Ninde muntu ukunda undi akaba yagera igihe ashobora no kumupfira? Usibye Yezu tuzi niwe watangije iki gikorwa cy'urukundo cyo kuducungura igihe adupfiriye ku musaraba, kwitanga ugapfa kubera abandi. Yezu yarababaye kubera twebwe. Uru ni urugero nyamibwa rwo kwitanga. Mbega ukwemera gufite ibikorwa bigaragara, guheka umusaraba, ugaheka abandi, ukitangira abandi. Umwana aherutse kurwara cyane, nuko amaraso amubana make, muganga afata umugambi wo kumwongerera amaraso. Umwana abonye bazanye amaraso arishikuza ati, mama yiwe bagiye kunyica, none se ko ambeshya ko bagiye kunyongera amaraso, nkambona bazanye agashashi k'umweru kandi amaraso ari umutuku, wasanga ari amazi bagiye kuntera mama. Nyina ati, humura mwana wanjye, ariya ni amaraso kandi aragukiza. Ye mwana wanjye, amaraso ashobora guhabwa ibara ry'umweru, ntago buri gihe asa n'umutuku. Umwana ati, yego mama. Bavandimwe, kwitanga ukitangira abandi ntago ari ngombwa gusa kumena amaraso y'umutuku. Amaraso ashobora no kugira irindi bara. Muri Afurika hari umuntu w'umutegetsi wari ukomeye cyane, aza kugira ibyago, impyiko ze zari zaraboze, agiye gupfa
nuko bazenguruka muri bene wabo ngo barebe uwo bahuje amaraso ngo amuhe impyiko, barashaka hose baramubura. Nuko umusore wihitiraga abonye amarira abantu batangiye gusuka ngo babuze umuntu wabo ukomeye mu muryango, nuko wa musore w'umuvantara amuha impyiko imwe nawe asigarana iyindi. Byumvikane ko yafashe ku buzima bwe awuha mugenzi we. Mbega ibintu byiza! Nguko guheka umusaraba ukigomwa kugira ngo witangire mugenzi wawe uri hafi gupfa. Kwitangira abandi biri kwinshi bavandimwe, bisaba kwigomwa kimwe cyangwa byinshi mu byagufashaga ugatabara abandi, ukemera ukihanganira ibitutsi, agahinda, imvune, inzara, ukitangira abo ushinzwe, ukitangira urugo rwawe, kiliziya, igihugu, ukarihira abana benshi amashuri, gufasha imfubyi, abapfakazi, abakene, indembe, gusura imfungwa, abarwayi n'abandi bose utazi, n'ibindi bikorwa byo kwitanga by'urukundo. Mukristo, ikimenyetso cy'ubutungane cyangwa cy'ukwemera ni uko uzajya witangira abandi kugeza no kubo utazi, ba bandi batagira kirengera, ba bandi batazigera bakwitura iyo neza, bityo neza yawe Yezu ukurikije kandi ukurikiye akaba ari we uzabimenya, akazabikwitura akarijana, ari hano ku isi ari ku buryo bwuzuye igihembo cy'ijuru. Ntuzigere wemera ko kwemera kwawe gupfa kandi wowe uriho. Heka umusaraba muvandimwe, ukurikire Yezu. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari nta Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.